hahandi twanasohokaga akaba ari nge akenshi wishyura fagitire. Yego. Kuko babaga bari kumwe n'umuntu wagiriye umuntu Imana ikagira kimwe nawe bakagusingiza ukumva ni byiza. Icyo gihe muri iyo myaka bavuga ngo boss wacu ngurakaramura akagira ute urumva mukuru wacu Kigali cyane. Ari n'igihe nafunze nasize abakozi mara icyumweru ku Kibuye. Uragikurgise naragiye kubera ya myaka n'ababana ntabwo wagira amafaranga ngo buri umukobwa umukundana ku bantu benshi ntabwo ari bose. Ikintu cyambabaje nazibagirwa isomo nakuyemo aho hantu. Abo bana b'abakobwa banciyeho narakenyeye ndi gukora ikiyede mu muhanda ndi guterura ibuye. Hari abantu twita inshuti twebwe we Gerard nkagupresenta ati Gerard ni inshuti yanjye ni inshuti ngize ikirori naboneke ndagisubika aho azabonekera nkagisubukura. Ariko we Gerard aho uri ugatera ibipfunwe ryo kuvuga ngo Desire ni inshuti yanjye ugapresenta abandi bakarangira izina Desire bataryumvisemo. Rero hari inshuti twebwe twimika mu buzima bwacu aho ugasanga umwe washyiraga inyuma niwe w'inshuti. Tugiye no mu myandiko ya kera mu bitabo by'ikinyarwanda hari umwandiko bitaga ngo inshuti nyanshuti. Yeshi numbiye nayishyira mu kirago arangije aravuga ati mwana baye ko nishe umuntu tukajya kumuroha. Buri wese akavuga ati oya aho yajyana intumbi yawe itazadukoraho. Wa undi yitaga ko yashyiraga inyuma y'izindi nshuti niwe amubwira ati tugende. Ageze ku arenze umusozi aravuga ati rega burya si yari umuntu ni intumba ahubwo najya ndeba inshuti mbana nazo. Inshuti rero zaranyeretse nimba nafataga yuko n'ubu ngubu niwe mfite niwe inshuti niyo yamemukira nabyihanganira kuko niwe wabashije kumba hafi niwe wambaye hafi kandi atarasangiye nanjye yanjye. Ndakubwiye ngo ni ubundi uwariye amenshi yanjye ni nawe wangiye kure cyane. Inkuru yanjye inshuti zanjye muri ahantu hatandukanye mu Rwanda ndetse no ku isi. Reka bazane kampani ikomeye cyane. Iyi ni TG Automobile, ni kampani igurisha imodoka zitandukanye zitangiza ikirere kandi zigezweho zakozwe mu mwaka wa 2025. Ibaze nawe bafite izikoresha amashanyarazi 100% ndetse na hybrid z'ubwoko bwose. Iyo uri kureba ni Kia yakozwe mu mwaka wa 2025, indi nayo ni BYD iri mu zigezweho ku isi. Izi zombi zikoresha amashanyarazi 100%. Komforo y'izi modoka ndayigutuye pe. Umuziki wazo nawo yumva wagira ngo nyine ni wa muziki wo mu ijuru ntazi ntarabona. Uzi ko zifite tekinoloji ndetse na system ya AI. Ibaze ko iyo uguze imodoka baguha warranty y'imyaka 4 yose. Agashya rero kwishyura no kwishyura mu byiciro kandi imodoka wayitwaye ukayigendamo ako kantu kumva. Bagane ku Kicukiro kuri etage iri ruguru y'akarere cyangwa ku cyicaro kindi kiri mu mujyi wa Rubavu. Uzi ikindi kirenze banakora taxi mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi hose mu Rwanda. Duhamagare kuri 0785084313. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze kuri buri muntu wese udutega amatwi. Twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira impagarike n'ubugingo. Icyambere nuko nyine umenye ko wabyutse, umenye ko uryamye, umenye ko ugihumeka. Icyo kintu ugomba kugishima kandi ukanakibyaza umusaruro. Ntawamenya wasanga uyu munsi uriho kandi ufite urugendo runini rw'ubuzima, uvuga uti nzahamara imyaka 50, nzahamara imyaka 20, even nubwo yaba umwaka umwe ugomba kubaho ubayeho neza. Ikintu ufite amarangamutima meza, buri kimwe cyose ari cyiza. Ibyo ngibyo biraharanirwa, birakorerwa. Uyu munsi rero nawe wabikorera bikagenda neza. Uyu munsi nawe wabikorera bigatanga ubuzima bwiza mu mutima wawe, sibyo? Baho wongere ubeho. Ndi kumwe na Desire, niwe tujye kuganira. Aturutse mu Burasirazuba, yambaye neza cyane kuri costume nziza cyane. Urakoze cyane. Burya kwambara neza bituma umuntu agira na gatima keza, akumva ameze neza, arakeye cyane. Imana yashyizemo inyoroshyo. Uraho neza? Ndabashimiye, ndaho ndakomeye. Yego.
Imana iri kumwe nanjye. Imana ngo iba yashyizemo inyoroshyo. Yes. Hari igihe byigeze gukomera? Byarakomeye cyane. Yego. Byarakomeye, biba bibi. Biba bibi cyane. Yego. Umutima wumvaga umeze gute? Hari igihe kigera ahubwo nawe mutima ugitekereza kuri icyo kintu ukaba utakiwufite. Yego. Ukabaho nk'uzapfa ejo. Ukaba nk'utagira umutima. Yego. Icyo gihe uze nabi? Biba byanze, biba bigoranye. Yego. Hahandi nyine uba wumva yuko nta kintu na kimwe uramira. Ku muntu utakuza mwibwira gute Desire? Tuguhe ikaze, ubwo nyine ibwire inshuti za Inkuru Yanjye ziba zitwumva. Ndivuga mu buryo bubiri. Nshobora kwivuga mu buryo bwa mbere, Imana itaranabana ngo igiraho inkura. Nyiri Desire ukiri mu buzima bubabaje bunakakaye, ariko bwabanjirijwe n'ubwiza bukaza kuba bubi nyuma bitewe n'ikigare. Ahandi nshobora kwivuga nka Desire Imana yatabaye, ikamuha umuryango, ikabasha kuma ubundi buzima, aribwo nshobora kuza gusorezaho aho Imana yanabariye. Yego. Yego. Nuko rero reka dutangirire ku buzima bwawe ubwo ngubwo nyine bubanza. Byagenze gute? Ubuzima bwanjye ndabutangira ndangije ishuri rya segonderi. Yego. 2016. Nize za Rutsiro muri College de la Paix. Nsoje nari mfite bakuru banjye bacuruza utubari. Yego. Bamakazi ndakora bigenda neza, mbasha kubabonaho igishoro, nanjye njya kwikorera. Ariko nkaba naragira ngo umuryango ungirira icyizere cyane. Ariko Imana ibabarire kuba naraje kuwutengwa, ariko nanjye sinjye ntiyamaraso ya myaka. Naje ubwo gukora niteza imbere, ariko igishoro nyikuye ku bavandimwe, ndabashimira cyane. Ariko nza kugira ikigare, ikintu bita ikigare. Buri ikigare si cyiza. Naje gushudika n'aburungano. Yego. Turabana, nkakora bikagenda, bakaneza imbere, ariko nkasohora menshi atateganije, kandi menshi bo batanyinjirije. Yego. Urumva iyo ufite icyo ukora ukaba uri inshuti y'abashomeri, yaba bo mwiganye, yaba muziranye, byanga byakunda baragukonsoma cyane. Baba bari ku mutwe wawe. Yego. Hahandi twanasohokaga akaba ari nge akenshi wishyura fagitire. Yego. Kuko babaga bari kumwe n'umuntu wagiriye ubuntu, Imana ikagira ikimuha. Nawe bakagusingiza ukumva ni byiza. Icyo gihe muri iyo myaka baba bavuga ngo bosi wacu ngo urakaramura akagira ute. Urumva mukuru wacu biba bigoye n'uruta kabaye. Kuko hari n'igihe cyageze nkagira mukuru wanjye ugira amashyengo cyane, ukunda kuba no mu bintu by'ubukwe. Iyo yahamagaraga nk'umuntu amubwira ati nsanga hana, yaramubwiraga ngo nsanga kwa Garafureri. Yego. Ubwo urumva Garafureri icyo yaba gashatse kuvuga. Kandi Garafureri niwe ariko agize. Ubwo urumva icyo yaba gashatse kuvuga. Ubwo ngubwo naje gukora, bigenda bimiramo, ntangira kwagura amaboko. Icyo gihe nacuruzaga bari irimo na resitora, nari mfite akabari kari muri 5,000,000. Ubu urumva nangira indi mishinga byahezaho. Bivuze ngo amafaranga wariririye. Ni ukuvuga ngo ibiraro byuzuye n'amafaranga ashize. Jesus. Ashira terero. Yego. Nibyo byandi nakubwiye by'ikigare Gerard. Hari ukuntu tubana n'abantu muri sosiyete, aho kugira ngo bakungure ubwenge bakagerageza uburyo kibakubaho nk'ikirondwe ku nka. Icyo gihe rero iyo bakubayeho nk'ikirondwe ku nka, uko byagenda kose bwa buzima barabutwara. Mbese ejo hazaza hawe baba bari kuhangiza, baba bari kuhasenya. Naje kugeza igihe gusa icyo nshima Imana muri cya kigare nanywaga inzoga, ariko sinarinzi ngo itabi niki. Noneho hahandi nanafungaga iwanjye nkajya kunywera ahandi. Iwacu ubundi kavukire nubwo n'uyirwamagana ni hano hirya ku Kamonyi. Ubwo rero nkava ku Kamonyi nkajya kunywera i Muhanga nsize mfunze iwanjye. Cyangwa se nkasiga abakozi
nkajya nk'imuhanga kunywera mu Kigali ari n'igihe nafunze nasize abakozi mara icyumweru ku Kibuye uragikurya isi naragiye mbese gufata ku buzima bworoshye kubera ya myaka n'ababana mwiganye turagenda tumara icyumweru nyuma ndagaruka nsanga akazi karagenda neza ariko ubwo ngubwo wenda utarabisohokamo icyo gihe ntiwumvaga ari we muntu uriho ari we muntu ebana isi yahiriye muri icyo gihe mundi nsubiye inyuma gato buriya ababyeyi ni beza ababyeyi umuntu ufite ababyeyi ajya bubaha njyewe nakuranye na mama wanjye papa ntabwo twakuranye wenda ibyo twazabigarukaho mu kindi gice ariko mama yajyaga aza kunshakisha ahantu hose n'abandi nyuma y'akazi k'iwanjye kugira ngo anyure noneho nyuma mbona ko ambangamira kandi zari inyungu zanjye noneho nimuka mu rugo njya kuba ku kazi kuko nakoraga mu nzu ifite ibyumba 3 ifite ibyumba ikagiramo na dushe umva yari yagutse ndimuka mva mu rugo nzahonga kugira ngo atongera kubangamira ubuzima bwanjye buriya rero hari ijambo ababyeyi batubwira rikagukurikirana icyo gihe yarambwiye ati wigize ikigenge ariko uzagaruka utakigira n'ikabutura wambara kandi icyo gihe naje kukigeramo aricyo nshaka kukubwira ubwo naje gukora biza kurangira mombye nk'uko nabikubwiye maze gomba kubera cya kigare noneho ndagenda mera nabi wa wundi twasangiye byeri nkamugurira mitsingi ya mbere nkamugurira kabiri nkamugurira gatatu yajya mbona agahisha hahandi nageraga no kufite urwagwa agakeka ko nzanywe no kumuvumba nawe agahisha urumva urwego nari ngezeho ubwo rero ndavuga ni nta kundi nta bundi buzima reka nshaka uturimo tw'amaboko njye nahemba nafite abakozi 170 hatarimo inzu nkoreramo n'ibindi bikoresho none nsigana njya gukora ikiyede cy'cyabiri n'icyatatu nabyo ni wajyayo ugasanga nabo ni bari bukiguye noneho ni haje company ikora umuhanda uwa Rugobagoba Mugina bagiye gushyiramo laterite njya gusaba y'akazi njera ni ibintu bibabaje baguhaga tashi ya metero 6 ubu jya kuzimu ugacukura metero mu bugaru ugacukura 160 bakagukubita inote ya 2 none wacukura kandi uracukura ikuriremo itaka hari aho wagira ugasanga n'urutare tashi ukayikora nk'iminsi 3 ntumbwe ko ageze aho ngaho nukuri hahandi nagiraga gutya kuru hakavaho ikintu kikaro kubera ivumbi wisiga gututane tugufate tashi turutse mu buzima bwa danje urumva njye nanubwo nigize mvukire wenda mu muryango wari ukenye byo kuvuga ngo nshobora kubwirirwa cyangwa burara cyasenda nabura n'ubundi bushobozi ariko nageze hahandi noneho Gerard numva ko ubuzima burangiye urumva rya jambo rya mukuru ritinda ariko nirihere ubwo rero ndahakora abazi aho bita mu gishanga cya Mukunguri ku ruganda rw'umuceri aho twaragiye twakora ibiraro ubuzima ari danje ubwo ibyo naje kubivamo ariko narasimbuka aho hantu urumva ubuzima narindimo urumva byakunda nari mfite nk'umukobwa ntabwo wagira amafaranga ngo ubure umukobwa umukundana ku bantu benshi ntabwo ari bose ikintu cyambabaje nazibagirwa isomo nakuyemo aho hantu hari umwana kwa kundi ushobora gukundana n'uyu mukobwa ariko muri karitsiye ukamureka ugakunda uyu nanone nawe muri karitsiye ariko badaturanye abo bana b'abakobwa banciyeho narakenywe ndi gukora ikiyede mu muhanda ndi guterura ibuye bancaho bakeye ari abana basobanutse njye ngira isoni numva ngiye kwikubita muri ya borodire turi kubaka icyo kintu sinjya nyibagira wenda nabo nibareba iki kiganiro bazaseka kandi niba bandi mwasangira ku buzima bo bari abana b'umuco kwa kundi uvuga ati uyu muntu yazambera umugore ejo hazaza
nta n'icumi ryanjye bariye. Ahubwo ikintu cyane isoni nuko byageze aho nka bareka ubwo navuga ngo natangiye ibyo dukundana nawe nageze aho ndamureka ansanga ndi mu kiyede. Namuretse mfite amafaranga ansanga ndi mu kiyede. Wamurekeye ikize? Urumva ari igihe ugeramo umuntu nimukomeza nyewe ndakubwa impamvu runaka wabonaga wenda cyangwa se n'ibyo by'Ikigali navuze buri hari abakobwa bagira indangagaciro akakura akavuga ati uriya muntu twakundanye ari umuntu muzima, igihe agezemo ndumva nakimukeneye bikarangira gushyo. Ubu rero aho naje kuhava noneho ariko narambwira iki gihe wenda nk'abakobwa mwakundanye uvuga yazambera umugore akakureka atyo just abonye ukuntu nyine utangiye kwangirika utangiye kujya mu nzoga ugiye ku kibuye waryoheje mazeho igihe ntabwo byakuriye mu mutima uvuga uti kuki kanaka ndetse ni ukuvuga ngo ntabwo namubeshyira ngo niwe wandetse ahubwo hari ukuntu ubona ibintu wowe ubwawe ukicira urubanza wowe ibintu ukabireka kugira ngo utazababaza umwana w'abandi. Nicyo cyatumye turekana. Nawe umubajije impamvu ntiyayikubwira kuko we yarageze mu wa 5 segonderi yashatse n'ishuri kurireka ngo ajye mu gisirikare. Kubw'amahirwe Imana imufata akaboko ararirangiza ubu n'umupolisi. Ubwo rero aho naje narasoza ku kazi ubwo urumva mu rugo nari narasubiyeyo ababyeyi baranyakira ariko njye mu mutwe sinakwiyakira. Nubundi na twatundi mwe mu kiyede nabwo nahombye miliyoni 5 ntabwo cyatanuwe mu kiyede aricyo cyanyize. Ubundi nkahitira he ku kabari. Iyo nanywagamo icyuma kimwe yabagarangiye nkitahira. Ubwo rugeze no kigura 1000. Ubwo urumva nubundi ntacyo naramiraga. Nari nangiye kubaho bwa buzima nakubwiye bwuzapfa ejo. Ubwo noneho umukecuru arandeba aravuga ati nubundi narapfushije. Wenda reka mwirukane ave hano mu rugo wenda ashobora kugenda Imana ikazamugirira ubuntu. Ntabwo yabikoreye by'ubugome. Ndanamukunda umukecuru wanjye. Ahubwo hari ukuntu ureba umwana ukavuga ati murekuye mu biganza byanjye byaba byiza akagenda isi kabanza ikamwigisha. Kandi ubwo nkuko yabimbwiye nasubiranye ipantaro imwe mu rugo inkweto imwe. Ndakubwiye ngo narakarabaga mu cikopa nkayikamuza isumo bimwe by'abanyeshuri. Ubwo ngubwo arangije umukecuru arandekura mu biganza. Abanyarwandakazi rubyiruko cyane cyane twirinde ibintu by'Ikigali. Ikigali ntabwo cyubaka, Ikigali kirasenya. Iyo ugendanye n'abasambanyi birangira usambanyi bwana nazagira umuntu kubeshya ngo ngendana na runaka ngo ariko ngo nubwo ari indaya ngo ngewe sinigurisha byanga byakunda ari igihe uzajya gutanga imipasi. Reka duhera aho ngaho ku buzima bwawe. Wari umusore watangiye ufite amafaranga ufite akabari katangiye miliyoni 5 mu cyaro. Buri wese yarahageraga akavuga ngo umwana kwa runaka urangije ejo bundi akabateye imbere yagiye kuzimu. Kandi kuko nanjye nabireba ngavuga ni ngombwa kubivuga. None se icyo gihe hari inshuti cyangwa twita inshuti bagufashe mu gusenya urwawe? Ahubwo se ninde utari inshuti? Hari umugabo uba kuri social media bita ni izina rye ntabwo rije vuba. Yavuze akantu aravuga ngo hari abantu twita inshuti. Twebwe we Gerard nkagupresenta ati Gerard ni inshuti yanjye, ni inshuti ngize ikirori naboneke ndagisubika aho azabonekera nkagisubukura. Ariko we Gerard aho uri ugatera ibipfunwe ryo kuvuga ngo Desire ni inshuti yanjye, ugapresenta abandi bakarangira izina Desire bataryumvisemo. Rero hari inshuti twebwe twimika mu buzima bwacu, aho ugasanga umwe washyiraga inyuma niwe w'inshuti. Tugiye no mu myandiko ya kera mu bitabo by'Ikinyarwanda hari umwandiko bitaga ngo inshuti nyanshuti. Yeshi numbiye nayishyira mu kirago arangije aravuga ati mwana baye ko nishe umuntu tukajya kumuroha. Buri wese akavuga ati oya aho yajyana intumbi yawe itazadukoraho. Wa undi yitaga ko yashyiraga inyuma y'izindi nshuti niwe amubwira ati tugende. Ageze ku arenze umusozi aravuga ati rega burya si yari umuntu ni intumba ahubwo najya ndeba inshuti mbana nazo. Inshuti rero zaranyeretse. Nimba unafataga yuko
uko byanyina kose angezeho atabura mitsingi yo kunywa yaba afite urwagwa akarushyira munsi y'itaburete wase sinamubonye yego nimba naramaze iminsi 3 narya nawe nuko bari bayoye se ko nakubiswe mba muri ghetto hari uwansoye se nzanire n'ikiro cy'umuceri kandi icyo gihe wari ufite abantu noneho wumve ko muri icyo gihe nacuruzaga nabaga mu kibina twatomboragamo 130 nafitemo imyanya 6 ariko naratsikiye ahubwo bagasigara bavuga ngo tuzajye kumufunga ntabwo yasoje inuza ikibina nk'abo banavuze ati byibura yari uwacu ndaka tujye no kumureba tumubaze n'impamvu kandi noneho kinayobowe na mukuru wanjye ko atari sawa isi yamindukiriyeho wumve ko nahombye mfite umuvandimwe undimo 30 mu kabari kanjye yankwereye binasaga kandi ntabwo yayanyishyuye naburaraga bizi Nonese Desire muri uko guhomba wagize waruteye imbere ukiri muto ubu ngubu nkeka ko ugeze kure cyane waratumbagiye ntabwo nakabaye nkodesha ubu nakabaye ahubwo nanjye mfite abapangayi uba warageze kure cyane wumva iyo utaza kugira inshuti mbizi kubwa tujye kwinywera ku kibuye tujye kwirira isi wumva uyu munsi ubuzima buhagaze gute ubundi so kukubeshya sino kwirarira abanzi baranzi nkunda akazi nubwo hajemo icyo kintu cy'ikigari ndi wa muntu ushobora gufata igihumbi nkakibyaza ikindi yego ndi wa muntu utagaye igishoro icyo gihe nubwo natsikiyo nza kubona umuntu mba hafi akambwira ati biriya bikubereye ishuri reka nk'uha amahirwe yanyu nari kongera nkazamuka kuko umutwe n'umundi wabikoraga ni nawo ndi gukoresha rero iyo nza kugira amahirwe nkagira inshuti nziza nkagira abajyanama mba ngeze ku rwego si ukukubeshya ntabwo mba mbuze akamodoka nanjye ngendamo yego ntabwo mba mbuze inzu nziza nahamo bakavuga ngo iriya nzu niyo kwa runaka niya runaka nuvuga ngo nanjye abana banjye baba bavuga ati mu rugo iyo tuburaye turya umuceri inshuti zawe utajya wibagirwa zakubereye mbi mwasohokanaga usangiraga uyu munsi ukaba utababona cyangwa icyo gihe uhombye wahise uburira irengero kandi buri munsi ebana barakubwira ko uryoshye inzu ni ukuvuga ngo nibyo nakubwiye ngo iyo ukenyeye ubona inshuti n'inshuti nyanshuti hari inshuti hakaba n'inshuti nyanshuti hari n'abakubeshya ubushuti naje gusanga inshuti ya mbere ni mama niwe wambayeho n'ubu atiri nawe niwe ukingeraho inshuti ya kabiri nasigaranye buriya sindi buvugemo umuvandimwe ni itegeko kugukunda cyangwa se mwanashwana buri umuvandimwe mumara guterana ingumi yatambuka hagira umusagari ugahita ugenda ukamurwanirira kandi nawe amaze kugukubita buri umuvandimwe ni itegeko kugukunda inshuti yo hanze mu buzima narazibonye niyo mpamvu ngewe buriya iyo shapitire irangiye ndayubika ahahise hanjye umuntu wese twabanye mu buzima bw'ahahise nta n'umwe nyikeneye ntabwo ari ukubihenuraho nta n'umwe nyikeneye kubera iki se usibye umuntu umwe tutasangiye ayanjye uwo mwana twiganye twahiranye twatangiranye primaire irugobagoba hano ku Kamonyi mu wa kabiri primaire tugeze siziyemu tubura utunota duke tujya hayita nitwe twabaye imfura ya 9 kuri icyo kigo cya GS Gatizo dutsinze toronkome batwohereza irutsiro muri mege uwo mwana turabana n'ubu ngubu niwe mfite niwe nshuti niyo yamemukira nabyihanganira kuko niwe wabashije kumba hafi nyuma ya mama wanjye niwe wambaye hafi kandi atarasangiye nanjye yanjye no mu bukwe bwanjye yanwerereye ikazi ya fanta arenzaho n'andi mafaranga kandi yari umushomeri wo muri ghetto muri covid yabize n'akazi kari gahari abandi mwasangiye mukuru wanjye yambeshye inzoga zo gusaba nazo nabonye uza gashya kabaye mu bukwe bwanjye uzi yuko ifata rembo ritabaye kuko byose ninjye warubyibereye none se mbwira Daisy yego
ubwo izo nshuti mwasange mwaryoheje kwa kundi nyine akabari kaba karyoshye gahinda noneho mu kabari kawe no hanze y'akabari kawe kurumva wajya guva iyo ngiyo ukimuka ukajya ahandi ntabwo ziza kuvuga ngo umuhungu ko atwiheneye ntabwo ari ukubihenuraho hari ubuzima ugeramo ukabura abantu. Dream Boys yarabiririmbye ngo sinakubonye mu gushyingura mama ninashyingirwa ntuzahagere, sibyo? Ese ubundi kw'inshuti nyine uyibona mu byago. Buriya Gerard kugira ngo uzamenye ko ufite inshuti ureka nkubwize ukuri uzabanze use nk'ukora akantu ka prank wikeneshe uzane nk'abantu bavuge ko baje guteza cyane ari imitungo yawe, uzabona za nimero zaguhamagaraga buri munsi. Gerard bite urihe ngwino tujye kurura mu mutwe tujye muri gym tujye, uzabibona. Rero narababonye guhera icyo gihe umunsi momba noneho n'amakontwari nkagurisha intebe n'iki nta nimero yongeye kumpamagara iyo muntu twasangiraga. N'uwo nageragezaga namuhamagaraga inshuro 11 akanyandikira ngo ndi busy. Busy kaba busy ukwezi 2-3 umwaka ugashira. Musangira bakwerekaga ko ndakubwiye ngo ni ubundi uwariye amenshi yanjye ni nawe wangiye kure cyane. Rero nibe ngubwira nasigaranye umuntu umwe nyuma ya mama n'umwana w'umusore tungana twavukiye rimwe bita Nzayisenga Japhet, Imana ijye mumera umugisha. Noneho mukuru wanjye angirira impuhwe wabaga muri ghetto ntamwe ati ngwino tubane uramaraso ubwo nyine nakundi ngwino icyo nzagiye uzajya icyo. Noneho mukuru wanjye amaze kunyakira ngira ipfunwe riteye guye. Uyu mukuru wanjye nawe ari mu bankoreraga kuko yacu turabahungu bane akaba ari nge muhererezi wacu. None uyu muvandimwe mukuru wawe ari mu bagukorera ari mu bankoreye ubwo dusa nkaho dukurikirana agatange nawe harimo umukobwa ari mu bankoreye kuko nge nawe twace mu maboko y'abakuru bacu bandi tubakorera. Ari mu bankoreye ndi ku rwego rwo kujya kumutera stress kabone nubwo yaragize amahirwe afite umukira wamushingiye depo ya byeri aranguza, ariko se birakwiye ko dufaranga yikuriye hariya muzanaho igifu akajya atakambira ati wariye nkamugani nariye atukaryama. Jera aho hantu twakoze ibiraro batinze kuduhemba mu buzima namaze 3 narya nanywa kandi nari mu masengesho. Niho ubuzima numvishe ko burangiye. Jera nahise numva ko ubuzima burangiye burundu. Namaze 3 noneho mukuru wanjye akambwira wariye nariye akira nkusomye ubwo ngubwo ugatahanya akabyeri nasomaho ubwo azi ko ndi kurenza wenda nagiye muri restaurant kuko yarazi yuko hari ahantu nakoze azi ko wenda baduhembye ka kabyeri kakajya mu nda. Umunsi wa mbere uwa kabiri umunsi wa gatatu noneho niho nari nangiye kujya ndeba igikuta nkabona ni nka televiziyo nkabona ndimo ndareba amashusho ku gikuta. Kubw'amahirwe mukuru wanjye nahoze n'ubundi nkorera akaba yari perezida w'abajyanama aza gukenera kujya mu mahugurwa yabo bitegura gutera iyi miti ya malariya. Niwe Imana yakoreyemo arangije arambwira ati ariko ko wakoraga mu byo mu muhanda nabyo bikaba byaragucanze utakijyayo waje ukansigarira mu kabari nkajya mu mahugurwa n'undi kwaka kabari ukazi ari nawe n'ubundi wagakozemo na mbere hose. Numvise ijuru rinyingukiye uri kubyumva naravuze ni Imana ni wowe umukoreyemo ntabwo naje yaje navuze ni byibura niyo najya ngenda nkahabona icyo kurya. Ndagenda ndahakora ariko nawe nibyambereye sawa kuko ubwo nagiyeyo maze kugerayo ndakora ariko nkabona nyine si sawa ari n'ukuntu ubona ahantu wakoreye kuko mbere
umudamu we ntabwo byamushimishaga yaravugaga ngo iyo nkoresha nayo nabibi abonye ngarutse aravuga ati aje kutwibana yego mpita mbona yuko bitameze neza ubwo rero naho naje gufata umwanzuro ndavuga ndeka mbireke noneho mu kubireka mfata umwanzuro ndavuga ni aho kugira ngo bizamere nabi imiryango y'iki gihe urayizi aho yo umuntu azananyirenze angemurira ibiryo ngire ngo ni ibiryo bizima kumbi ni ibindangiza nagiye iwacu batabizi twese dutuye muri karitsiye aho bita mu Gashyushya si ibyo wenda bamwe twagiye tujya gushaka ubuzima nkanjye nkagira Rwamagana ariko ubundi twese dutuye hafi ku ivuko noneho nza kwigira inama ndavuga ni wafata itike nkajya mu Mutara urumva ni bya rw'ishanga ruracyayirimo nkajya mu Mutara namara kugera mu Mutara wenda nkajya kuragira inka z'abakonyine kuko nakoze numva ngo mu Mutara ni mu bakonyine noneho hakaba hari abashumba b'irwacu ubwo nabita abashumba ni abantu bavaga irwacu bakajya kuragira mu Mutara bakazuna barakize bavuga ngo hari ukuntu umukira kwishimira akakugabira ku buryo umuragirira inka 200 muri 200 akaguhamo nk'ebyiri ukazagurisha ukagira impamvu ukaza ugashora ukongera ugashaka ubuzima maguruka mu rugo ngera ubwo navuye mu rugo ariko mu kuhava hari impamvu nyirizina yatumye mava mukuru wanjye yagiraga ishyirahamwe ryo ku cyumweru nabyo byabaye imbarutso noneho njyewe kuko nari nsanzwe nzi umushahara ngenera ku munsi urumva inzara nari mfite nakoraga nka nyakabyizi ntabwo yari kuba mu kwezi ngo mbyemere noneho arambwira ngo ejo ku cyumweru uzama amafaranga y'ikibina kandi nari maze icyumweru nkora kumbi nge naramuverisaga yaranzaga akambwira ngo aba nabo bahaya aba baduhaye inzoga bahaya gutyo amafaranga agashiramo hari n'igihe kibi n'amafaranga ariho hari mu kwa 11 kandi wabizi mu kwa 11 abantu baba bari kwishyura ibibina mu byaro nta muntu ubunywa noneho ambwiye ngo ninjye uzatanga amafaranga y'ikibina kandi yatangaga muri za 20 nje nkabara ngasanga mu gitabo narakopye kugira ngo wenda nongere nkurure ba bantu babakiriya bacu noneho kandi nanjye agombaga kuba agomba kuma nka 20 n'udusago ndavuga ni rero uyu muvandimwe ndamuzi ajya agira akantu ka kamere dushobora kumerana nabi ahubwo ikiza sindi mumubwire ngo amafaranga narihembye arambwira ati wihemba uti nafashe gahunda yabimbwiye ku wa 6 mu saa 6 fata umwanzuro ku wa 6 saa moya mvi wacu nkubita imyenda muri envelope kugira numbona abone yuko nshobora kuba ngiye nk'ahantu hafi wenda ngiye nko guhaha fata kamoto kangeze urwagwa bangize urwagwa mfata tagisi ingeza hano ku giti cy'inyoni nari mafite umuntu w'inshuti yanjye arandaza ku cyumweru ndahirirwa ku wa mbere urumva nanone ya kamere y'ubusinzi twadufanga twari kungeza i Nyagatare turatunywera oya ubwishe yanga ruracyayirimo ufite cyashitani kinini yego none nkagira agatelefone k'agatekino kashaje ubwo ndangije turakagurisha ndumva baraduhayemo 3 yego 3 ngiye gutega ubwo numva no kumerekeza ndumva naramuguriyemo agapeti nanjye nkwa kandi hasigara 2 yego ngiye gutega icyo gihe kugera Kayonza byari 250 nimba nibeshye yego ni 250 nimba atari 5 hagataho none ngiye gukatisha ndavuga ngo ndajya i Nyagatare yego ndababaza ngo nangaye bambwiye muri za 3 numva nkubiswe n'inkuba yego ndangije ndavuga ni rero Kayonza barambwira ati naya ndangije ndavuga ni rero munkatiriya Kayonza ahandi hasigaye nzahagenda n'amaguru yego baransetse jera yego baransetse bamwe uzava Kayonza n'amaguru ujya Nyagatare ati Kayonza urahaziho n'ubwa mbere nari ni Kabuga sinari imazi ahantu kure narinzi ni Kanombe ku bitaro ndangije ndavuga ntago mazi rero iyo ugeze Kayonza urenga Gatsibo wamara kurenga Gatsibo ugakomeza ukagera
aho bita i Nyagatare. Gatsibo yo uzayirenga n'amaguru kugira ngo ugere i Nyagatare. Ndaje navuga nti oya mungeze Kayonza nta kibazo. Ngeri Kayonza mageze nta muntu mazi n'itombora mbeze. No kuvuga ngo ntibinkundira Imana ishimwe. Ubwo ndangije ngeze Kayonza mva mu modoka nci nyuma ya gare minguka muri rya soko rya Kayonza nzamukamo ruguru ahantu hari umunara maze kuhagera nicara ahantu ku mukecuru acuruzaga ubushera ariko buhiye yakarandi ikigaki yakarandi racyandimo maze kuhagera ndamugana rero hera agashera ankira mu kavido ndanywa urumva nasaguye sengi satarenga hafaho nta nubwo ngize akenge kuvuga ngo wajya muri restaurant cyangwa muri alimentation ngafata irindazi n'igikombe cy'amata wigire ku nzoga ariko ni nk'Imana yagira ngo inyobore. Uwo mukecuru arangije ndicaye ndamuganirije mubwiye ubuzima umukecuru mbona agiye kurira. None umukecuru nawe nta bundi buzima yari afite ubushobozi bwo kuba yancumbikira ariko nta bushobozi bwo kuma akazi yari afite. Ubwo misemo kuvuga ngo ningira amahirwe nkabona umuntu umkiriwe nahingira amafaranga ugeze guhinga none naba afite inka nzayahirira none akazi akariko kose nzagakora. Ubwo none numvaga ngiye kure y'iwacu. Ubwo ngubwo urabizi umuntu ageze kure y'iwabo nta kazi utakora kuko nta muntu iwanyu buri buguseke uvuga ngo dore Desire wari ufite akabari gahinda afite abakozi arimo araragira inka. Ubwo ngubwo ndangije wa mukecuru kubw'amahirwe haza umwana wacuruzaga isambusa umwana w'umusore amaze kuhagera wa mukecuru amubwira ati ngwino nkubwire wamfasha kuyu mwana ureba ari mu rungano rwawe ukamumfashiriza ukagira gutya ukareba ukuntu mwaranja ukaba wamushyira bosi wawe mukajya muzunguzanya isambusa. Umwana yabyumvise cyane n'umwana w'umusore icyo gihe yari arimo mu myaka nka 19 20 icyo gihe ngiye nari ngeze muri 25 n'itandatu. Wari watangiye gukura. Umwana arabyishimira avuga ati boss yari yarabuze umukozi ahubwo ubu ngubu ndamuryama ya komisiyo. Nanjye navuga ni rwose ahubwo nibinaba ngoma no kugashara nzagwaho. Arambwira ati rero ntiyicare hano ahagume ninsoza gukatamo ndaza mufate mujyanire boss. Umwana yaraje aranjyana kwa wa mu boss arangije nsanga bahemba 2500 mu cyumweru. Njera ibaze 2500 ku kwezi nangahe inote y'10. Umuntu wahembye 100 ngiye guhembwa 10 ku kwezi. Nza guhura n'undi muntu w'umuvandimwe nanone wakoraga isambusa ariko ubwo namwita umuvandimwe kuko niwe wankuyaho ankira kuri 3. Ngezeyo buriya n'akantu k'ishuri mbona uburyo bamwiba ndamugana ariko reka mugira inama waretse nkagucungira ibi bintu ngiye none nkajya menya ngo ibintu birabarwa gutya turakoresha ibi nkakubera nka manager. Arambwira ati nubikora neza nzagushyira kuri 5. Wa undi nkize kuri 5 niho none Imana yansanze. Hari umwana wakundaga kuhaza none rimwe hari umukira mubajije umukozi wamukorera ibintu nk'ibyo by'isambusa sindabikoraho. Wa mukire arangije aramugata umwana uzamuzanye. Yararmoje ati uwo mwana aramubwira ati nje umwana ndamuzi azi kubikora neza tuzamuze nawe. Wa mwana araje arambwira ati bite ko ari umukire ushaka ko uzajya umukora isambusa kandi namubwiye kuri engineer sindabikora. Ariko ubundi ikintu cya mbere ni ukwiyemeza. Ndangije namubwira okay ubwo bimwemere ko mbizi ndeka nzi ariko kubera ko buriya iyo nge ndi mu bintu ntago nicara ubusa mba mfite amatsiko yo kureba ukuntu ibintu bikorwa kabone nubwo wowe wankumira ngo nukoreho ariko basi nkamenya ngo ibi ubiteranya uko ubicomora kugira ute
ndangije ndagenda mvugana n'umukire 15 ku kwezi anunga buri kimwe cyose anyishyurira inzu nahiwe mu gipangu abakire bafite alimentation nziza. Ndangije ndamugana oya nihagararaho 15 sinayemera, utujuje 20 sinayemera. Umva 20 nwakabyeri uruhundu uzajya 10 irindi 10 rigende muri byeri. Umucyambere umukire mwiza arambwira ati we nuzigira ugura inzoga ukorana nanjye. Ngize amahirwe mbonye akana kamwe inzoga, ngewe umugore wanjye ari aho ngaho ntabwo anywa inzoga, abakobwa banjye nuko ngize amahirwe nakubonye. Ndangije yari umukire yagiraga rikeri ihenze mu kabati horamo, akavuga ati mwana wanjye niwicwa n'inyota uri mu rugo dore iyi rikeri, n'ubu uri ku muhanda ntuzanywa amazi mwemere mitsingi 2 ku munsi. Ubwo ama 15 ndayanze ndagiye, ariko ngenda nzi ko ari bumbwire ngo garuka twumvikane. Mbona ntabwo ngaruye, ndavuga na mahirwe yanjye nyateye inyoni. Ariko naragera kuri uwo mukire nabanaga n'abana b'abanyamwanda bameze nka Marine, naragiye ndwara inda mera nka babandi kumwe wumva ngo umuntu ngo yavuye transit atakigira uruhu kubera burabuko, narwaye inda zenda kunyica. Nkakaraba nkafura, ariko kuko nubundi ziva mu kwabandi zinzaho kandi turarana nkabura amahungiro. Uko ndavuga nari munzi inda munzi na buriya buzima, none 15 ndizigije ahantu nzajya nkahaga ku manywa aho ngaho twaryaga nijoro. Nagize amahirwe mbonye ahantu nzanywa icyayi cya mu gitondo, nzarya akanyama, nzagira nkaryama heza ku gitanda kuko yananjyanye muri ghetto. Ndareba ndavuga ni ewana, ndangije ntihagararaho. Kubwa amahirwe nawe arongera ntumaho ati wa mwana azaze, narayemeye. Naragiye umunsi wa mbere jera. Buriya abakire nubwo abantu bavuga ngo abakire si abana, abakire n'abana beza bamwe na bamwe. Uzi ko bitewe nuko hari ibintu ukorera umukire kuko atabizi, akaba azi ko ari uko bikorwa. Ubwa mbere narabikoze nk'ahantu hari kuvamo nk'isambusa nka 300, nkoramo isambusa 100 akoma amashyi ati sha urakagaba. Umunsi wa kabiri havamo nka 200, izindi mpapuro zapfuye. Ku munsi wa gatatu nibwo nabikoze, kandi nagiye nigize ki engineer. Ndavuga ni aya mahirwe sinayatera inyoni, ahubwo azaba ari wonyirukane. Ndahakora, mu kuhakora akaba afite abana b'abakobwa 2 yareraga bavindimo. Mburuno rero ngende umuntu ubana n'abantu bose. Ngeze yo babana b'abakobwa babemera ko mbabera musaza wabo, bambera bashiki banjye, turibanira nsanga nabo ubuzima bw'iwabo ni nk'ubw'iwacu, muri indushyi zirakundira. Kuko nabo bahaje mu buzima bwo kubafasha mama wabo amaze gupfa. Ubwo ngubwo abana b'abakobwa turisanzuranaho, dukorana neza. Noneho umwe ni nawe wamembaga. None n'ubundi ngize amahirwe mbonye ahantu nicaye nuje, noneho inzoga nzinywera icyo. Usuye ku kawe, tubiye ku gacupa. Urumva noneho ni muri byeri, ni muri rufuro. Ndangije nahakoze umwaka. Ariko ikintu cyanangaje njya nicara na madamu wanjye tugaseka, nuko naho igiceri cy'ijana cyanyukamye. Ari ukwezi ari amezi 2 nigize guhembwa 100. Narayamariye mu kwa kundi wakavanse wenda ukabakemura nk'utuntu andi ukagira gutya ukayanywera. No wa wundi wari manager rero hano byaje kuryohera, yaje kuba umugore wanjye. Reka da, muri babakobwa umukuru yaje kuba umugore wanjye. Ubwo ndahakoze turahabaye. Ukuntu yaje kuba umugore wanjye, naje kugira ibyago mpfusha papa, mupfusha mu kwa 3 kwa 2020. Nahageze ku itariki ya mbere 2020, apfa mu kwa 3. Apfuye mu kwa 3 sinabona uko njya kumushyingura. Urumva n'ukuntu nari imeze ubwanjye, natinyaga n'abantu. Ubwo sinajyayo, ariko baza gukurikira mu kwa 7 kuri 20.
ndangije ndababwira nti rero sinagiye gushyingura umubyeyi kandi urumva namaze kubereka nubwo nabaye muri ubwo buzima nari mfite discipline narubahaga pe narubahaga nabo nibareba iki kiganiro wenda bazashyiraho comment ndangije ndababwira nti rero mwamfasha mukama muri aba bavandimwe kuko bari bamaze nabo babona ko ari abavandimwe banjye umwe akamerekeza muri aba bavandimwe barangije bavuga ati rero umukuru azaguherekeza nawe arabyishimira akaba afite umusore rero bakundanaga akaba ari nanjye iyo bashwanaga babungaga urumva twabaye nk'abasaza n'abashiki tangije akaba ari njye ubunga rero baravuga ati nzaguherekeza umunsi wo kumerekeza reka azabwira umunyamuhungu ati nzaherekeza umwana tubana tumufata nka musaza wacu yagize ibyago nitwamutabara rero ubu ngubu tugiye kumutabara umusore ati reka nkubwize ukuri urarengaho nimero yanjye uyitwise utabara umuntu w'umusore mu ruhe rwego ati ubwo ni umugabo wawe ahubwo agiye kukwerekana iwabo ni bimwe by'abakobwa bubu kandi koko pe nta gahunda twari dufitanye urumva nanimenye inda mubwira amabi yanjye numvaga atananyemera nta nawe nari no guhera rangije urumva rero abantu buraba barokore ni abantu bigirira umutima Imana ijya ibaha umugisha arangije aramerekeza avuga ati ubwo ngubwo Imana izabikora uko yabigennye buriya barokore bizera Imana cyane aravuga ati ubwo bizaba biri n'ubundi ntabwo yari uwanjye turagiye tugezeyo abiwacu ahubwo nabo baratangira ati se watuzaniye umukazana noneho uciye akenge ubaye umuntu urangije ntabwo ari umukazana uyu turakorana kandi numvaga kuko dukora mu gutaha rero umuhungu arongera agura umukobwa ati reka nkubwize ukuri nimero zanjye wazisibye ntacyo nivugana nawe noneho tugeze mu rugo ndangije ndicara nshyira agatima mu membero ndavugana ariko uyu mwana w'umukobwa ninjye umukozeho kandi byongeye ariko n'Imana yashaka gukora ibyayo nta fiyanse mfite nta n'uwanyemera ubundi reka nkwereke reka mubwire rero nta fiyanse mfite nubwo nakubwiye ejo ahashize hanjye ubwo nuko byagenze ariko nshobora kujya gute kukoza agahinda kuri amusore nimba kwanze nanjye ndi umusore yego wenda simeze nkawe siduteye kimwe sidufite n'amafaranga amwe kabiryo n'uwo musore yari yarubatse kandi njye nta n'ikintu wango ngira uri hasi cyane afite ibipangu ndangije ndavuga ni wazamuba hafi ndangije rero rimwe muri umuntu w'agacupa nasonagira maze kukanywa wari wagakubisemo maze kukanywa pe ubundi urarivuga ko ndangije ndavuga nari kureka ubwiza ukuri nturi mushiki wanjye nariko buri ibyo kuba mushiki wanjye byahinduka buri ari ukuntu byahinduka ati se gute ndangije ndavuga reka nkubwize ukuri naraguhemukiye nkwicije ejo hazaza hawe ndagufata nkujyana iwacu utari na fiyanse wanjye ndangije ngutesha fiyanse wawe ndabashwanisha nubwo nanjye nta ruhare mbifitemo ntabwo ari njye wabishakaga sinjye wishe papa ariko abemera Imana bajya bavuga yuko hari ikintu Imana ihitana kugira ngo ikindi kigaragare buriya hari ukuntu mu kazi umuntu apfa ugahita ubona akazi kugasimbura wa muntu rero urupfu rwa papa ntabwo ko ari rwo rwamuje umugore wanjye kandi nawe yadapfusha nyina ntabwo yari kuza aho hantu kuharerera ubwo rero ntangije namubwira reka nkubwire ninjye watumye utandukana n'umugabo wawe kuko bari bakundanye imyaka 8 ubwo tugeze mu kwa 7 gushira ndangije mwana uzi n'ikindi umva rero gahunda ukuntu iteye dusasa inzobe ndi njyenyine ntawe usigaye wenyine ntacyo kiramira ndakenye kandi nawe wanyura hazi ntunyirateho ibi ngibi urimo ejo bakwirukana ugataha gahunda uyumve cyangwa uyireke reka twikundanire mu gacupa ariko nubwo nawe agasinadandabiranaga cyangwa mvuga amatejo yayumvaga nk'umuntu kuko uri seriye kuko yari anamenyereye uko nanywaga icupa nkanavuga n'ibiri seriye aravuga ati uyu muntu ashobora kuba ari seriye aratashye abibwiye mwene nyine mwene ati subizayo ibyo bintu byavugwa ndi muto kuri wowe ariko ndaguhanya
mwene nyina urukundo ararwica. Umukobwa mu gitondo atereka reka nabibwiye mwene mama, aravuga ati naba ndi umurwayi. Ndangije ndavuga nariko kamubwiza ukuri, mwene nyoko ko ari umukobwa buriya yagushaka, ubonye niyo aba ari musaza wawe ukavuga ngo azakwishakira. Reka mubwiza ukuri, izi nzoga ntanazireka. Nimba ari inzoga ubona yuko zaba imbogamizi, ati oya, ati inzoga uzazihorere uyinywere, sinkubujije inzoga. Na mama yabanye na papa ari umusinzi. Ati rero ntabwo nagukora ku nzoga. Kera kabaye Imana imukoreramo, bitangira kuza gake. Umva umuntu mubana bitangira gake, numva ntabwo natumaga nahumeka. No nanishinjaga, ariko cyatumaga mbikora ni icyaha nishinjaga. Ntabwo nanjye nari mukeneye cyane, ntabwo nari mukeneye cyane. Nge nabani ko musenyeye, ejo n'umwana w'umukobwa akubise imyaka 40 hejuru yanjye, aho wamujyana 40 itaruzura. Noneho akaba ari n'urungano rwanjye. Navutse mu kwa 4 9 wavuka mu kwa 8 9 yego, numva n'ubundi n'amezi yari urungano. Ndangije aputuza kubyorganiza ibintu, none tubishyira ku murongo, ibintu birakunda, agahinda karashira, yarasigaye yicara akigunga, wanamwaka n'ikintu ukabona nakeneye no kukigu, nyine ubona yuko yarwaye ikintu kimeze nk'ihungabana. Urumva umusore mwari mukundanye imyaka 8 yaragukatiye, kuba yagukatira. Noneho yarazi ubuzima bwanjye byose abizi, azi ko nanasumbira igihe nasize iwacu ku Kamonyi. Ubwo rero reka ba boss bajye batubona nabo babyishimira, avuga ati sha, umugore akavuga ati nge nzaba ku ruhande rw'umukobwa wanjye. Yego. Naho umugabo nawe ati nzaba ku ruhande rw'umuhungu wanjye. Batubira ababyeyi noneho, kandi n'ubundi pe n'ubu tubafata nk'ababyeyi. Noneho ubwo ngubwo harakayereri kaje kuba murumva abantu bakundana n'iki no kwica akazi n'iki. Barabanza urumva muri umunawe we twabanaga mu rugo, iyo akazi kenshi nagateguriraga mu rugo. Barabanza barareba, baravuga ati abana bafite agakungu kenshi, barabanza birukana muri umunawe wabo. Muri umunawe bamwirukanye, barangije baravuga ati ariko ubwo urumva bari batangiye kuzana indi kamere. Abakire buriya hari ahandi hantu bahindukira, bari bagukunda umwana w'umukobwa binjiriza ku kazi, abada ku mwana w'umukobwa ko yaje twamwishyurira ishuri akiga imyuga akasoza, akaba yarageze igihe cyo kutwishyura ibyo twamutakajeho, aka kanya agiye gushaka. Noneho ubu bakabaziranye n'abantu bakomeye b'abarimu, kuko umugabo yigishaga New Life Kayonza, umugore yigisha Saint Aloys. Urumva n'abantu bari basobanutse. Noneho umugore akavuga ati aba bana ko umugabo wanjye twabatakaje ibintu byinshi. Ari wabaga mu rugo bari baramwishyuriye hotelere, uwo nguwo wanateretaga nawe twari turi kubyumva kimwe, nawe baramuhiriye imyuga yo kudoda. Twabatakaje ibintu. None uyu musore ajejo muri mu kwa mbere, mu kwa 8 agiye kudutwara uyu mwana. Kandi ubwo twari tugeze igihe natwe cyo kuvuga ngo dufite business iri mu mwana wacu. Barangije rero nanjye babagize gutya, barambwira ngo akazi kahagaze. Ubwo byageze ku mugwana bavuga ni se akazi kejo gateguye gute, atereka buriya akazi kahagaze. Noneho nanjye nk'umuntu ubwo urumva byari bigeze mu kwa 9, none naramaze no kwiyimika mu kwa mbere kwa 2021 tugomba gukora ubu. Tubundi twakominikanye mu kwa 8, urumva abantu babanaga none twari dusanzwe tuzanye ukwezi kumwe kwari guhagije duhita dutegura ubu. Ariko ubu kwezi mfite iki tangije ngewe ubwo wa undi baramwirukanye, nanjye babaramagaritse mu gitondo nahise nzirwamagana. Aratega nzirwamagana, hari akantu nari naragurishije bamuha udufaranga dukeya, nkomaho n'utundi nagiye nizigama. Ubwo nari nangiye guca akenge, kuko ngo mu kwa 5 natangiye guca akenge, navuga none reka nangiye nshaka ubuzima mve mu bucucu. Ubwo ndangije ndakusanya nzirwamagana, nanjye nangira gukora amandazi, amacapati, amasambusa mbiranguza mu alimentation. Urumva wari warize? Nari narize ubuzima. None aho bahamagaritse ku cyumweru kwa mbere nzirwamagana gushaka inzu.
kuwa kabiri njya kureba papa w'umukobwa ndamubwira ni hari ahantu sinyihari ni kandi urabona ko banirukanye na murumuna wuriya ntugire ngo nuriya kuba hari kandi kuko ibyo namubwiye niko byagenze ntugire ngo kuba hari arahari ejo nawe bazamukoherereza kandi niko byagenze koko ndangije kuwa gatatu ubwo navuyeyo kuwa kabiri mpakira mvuye kureba umusaza mitanzi Rwamagana maze ubwo kuzi Rwamagana umukobwa nawe aramamagara arambwira ati ariko bujuzi n'ikindi nanjye twananirana aho nanjye barambwiye ngo ningende kandi mu by'ukuri dutegura ibyo byose twumvaga ari bo twigezeye ko bazadushyigikira kandi baravugaga ati umukobwa njyewe buri kimwe ibirongoranwa z'abimbaza umuhungu ibintu bya reception n'iki ndahari noneho ewana numva ibintu birarangiye n'ubwo ngubwo tumaze kubona ko ibintu bibaye bibi ndakora cyane ndakora maze cyo kwa kubw'amahirwe ngenda mbona utuntu duke buriya no kubuziranye n'umuntu umusaza databukwe hari ukuntu twajyaga tuganira akabaza ubuzima bwanjye none rero mu gihe cy'ubukwe reka nihutishe tugeze mu gihe cy'ubukwe abantu banyereka ko bandi inyuma baye bo kwivuka ati umwana yagaruye akenge ariko ni bya bindi umuheto ushuka umwambi ndangije databukwe ndagenda turaganira ndamuganira uwo muzehe dutegura ubukwe hari ahantu twari turi byagenze gutya na gutya none reka nge ngira ikintu mwibwirira ibyo ushobora kuba umukobwa wawe birongorano ariko ndakodesha n'umuha intebe nk'izi ndeba mu hano z'ibihumbi 800 miliyoni izo ntebe azaza azishyirehe ejo ninimuka zizashwanyukira mu nzira kandi ikindi cya kabiri nanjye nimukwera uko ubyifuza umukobwa wawe nyuma y'icyumweru azaba agarutse akubwira ati dore amenyo ari gutakara kubera inzara amubwiza ukuri namwana ngereka mwereka ikintu nizeye nshobora gukora kandi umukobwa wawe akazabaho mu buzima bwiza atazicuza reka no kuba nka wa wundi uba ufite nk'imwe n'iyayo byose akabikwa yabyara abana bakarwara bwaki ahubwo dore ikintu ngiye gukora ngiye kuguha ikintu bita ishimwe ry'ababyeyi waye nk'ibihumbi 200 wenda n'utundi turengaho ukagenda ukadodesha ikoti ukajya uvuga ati ikote nishimwe umukwe wanjye yamaye yuko namubyariye umugore maze uwo mukobwa wawe ntagire ibintu azana ubwo nawe mfite udutebe ndagiye ukuntu nkoresha mu Gakiriro Rwamagana ndimo aho ngaho mvuga ni byibura n'umukobwa atazazana n'abakobwa bagenzi be baje kunsura nkabicaza ku rubaho rangije nuko nkoresha n'igitanda ngira ne ndamubwira ni mfite igitanda nsanzwe ndaraho mfite udutebe n'ubwo wenda dusuzuguritse ariko abashyitsi baraza bakicara waretse ibyo birongoranwa byawe ukabyihorera nkakugereka nk'uduhumbi 200 ukidodeshereza agakote ukagura agashongo ukundi ukaba wanaguramo n'agatungo kagufi ukavuga ati byibura aka gakote nkambaye mu mafaranga umukwe wanjye yanshimiyemo so byita inkwano kuko inkwano wancana miliyoni ariko nkuhaye 200 atagira ibirongoranwa atagira ikikureba ndi nyakamwe kureba na famiye naki bitwaye iki umusaza arareba aravuga atereka mubwira mukundiye kutiyemera yego aho kujya umwana wanjye azaze yicwe n'inzara mahaye 200 ngende nanjye ngurema agakote byibura nzareba n'andi mafaranga n'undi nari narateganyije umukobwa niyaza imbokoboko niyaza atagira matera ariko byibura ibyo bintu wamuga n'iby'intebe n'akabati tubireke muza kubana rero ibirongoranwa yabimatuza kubana mwaje kubana rero byanze bikomeye twaje kubana Desire ariko ari intambara ari intambara kubera ubwo impamvu muze ngo byabaye intambara wumve bya bindi nakubwiye ngo umuheto ushuka umwambi bitajyana babandi bambwiye ngo tukuri inyuma harimo n'umuvandimwe wanjye wari waranyemereye yuko inzoga zo gusaba zose arizi nge nishakira inkwano wumve ko byahindutse uwo munsi w'ubukwe byarangiye inzoga tuziguze hafi amafanta tuyaguze hafi wabo umukobwa kuki se bihinduye nyine ni bya bindi satana arwanya ubukwe nuvuga ngo mu kwa gatanu bucya kwa gatandatu ubukwe buba
ninjye njyenyine kandi mfite abavandimwe 7 nanjye wa 8 ninjye njyenyine wari uri wanjye aho abageni bazataha, ninjye wikorera amasuku usibye umwana twiganye waje kuza mu masaha 12 ngeraho abantu navuga ngo bakoze muri service twiyakira nyuma yo kuva mu rusengero n'abaturanyi baho ngaho aho nari. Bivuze ngo byari bigoye nyine. Byari bigoye. Uyu munsi rero byanze kunze ko kureba shakora umugabo umeze neza, ubuzima bwahindutse gute nyuma ibintu byaje guhinduka. Ubwo nkunda ibintu by'ubucuruzi n'ubu nibyo ndimo, nza gushakisha ubuzima, ndacuruza ngeza mu bw'amahirwe birakunda, nza no kubona udufaranga duke mvangamo no kwiga umuziki hano Kabeza. Ubu ndimo ndiga gitara acoustique kuko ndi umwanditsi w'indirimbo, nubwo narabona umuterankunga unshoramo amafaranga wenda ngo abavuga ati ndagushyigikiye nge muri studio, ariko mfite indirimbo zanditse zinakosoye neza. Nyuma y'ibyo mfite na YouTube channel ubu ngubu byitwa gute? Desire Hobe TV. Desire Hobe TV. Cishaho piningo ushaka kantu kazima tugashireho. Ngira filimi z'inyigisho ziyobokamana. Filimi yitwa Gakiza k'iyi minsi. Waje no gukizwa se cyangwa runakijwe? Nuvuga nakijijwe muri uko kwa 8 dutegura ubukwe. Imana yari maze kunsanga, sinavuga ngo n'umugore wambwiye ngo kizwe. Ngiye Imana yaransanze irambwira ati byose urimo ibyo witindamo yawe ni igihombo. Ndazireka kandi namenye ubwenge wacu benga inzoga. Ibaze kureka ikintu ugeze mu myaka 20. Ubu ngubu mu kwa 8 nzaba nujuje imyaka ngire ngo 6 inzoga nziretse. Naje gukizwa, ibintu bigenda neza, ndi umwadeperi nsengera muri paruwasi ya Rwamagana n'umudamu wanjye. Imana yamaye urubyaro, ngo nuko mwiranga bimerere, mfite abana 2 n'umugore, ariko nkagira n'abandi bana 3 mfasha mu rugo wanjye. Mu buzima buciriritse mbayemo mfite abana 3 ndera. Imana ishimwe. Ushima Imana gute kubgaho wavuye? Imana ni igitangaza. Imana ni umukozi uhambaye, ni umukozi ku murimo. Imana ni yayindi isezeranya kandi gasohoza. Ngiye numvaga ibintu bidashoboka. Ngiye ubundi ari n'igihe cyageze nkavuga n'ubundi nk'ubu niyahuye hari iki gihugu cyahomba, ariko maze kubona yuko igihugu cyari kuba gihombye, none se nk'ubu nimba ndi umucuruzi nishyura umusoro, nkajya kurangura, nkadekarara ipatante, nkadekarara IBM, igihugu kikabona ku mafaranga nanjye yanciye mu ntoki cyane. Wakoze kwa natwe mu kiganiro nkuru yanjye vuga ni telefone yawe ku muntu uzakwifuza, ubundi tuzaza no gupininga YouTube channel yawe. Yego murakoze. Amazina yanjye nongere nibwire wenda abanyarwandakazi n'inshuti z'iyicano. Yego. Amazina ni Nshimiyimana Desire, nimero ya telefone yanjye ni nayo imbaruyeho, iba kuri WhatsApp, wanayimamagaraho. Ni 078 087 99 92. Urakoze. Murakoze cyane.